kubuguza bati tubuguze ugasanga nanje biranejeje nk'abana banje. Ngendahimana Focus ni umubyeyi utuye mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze. Focus avuga ko aho yatangiriye kujya akina n'abana be byatumye barushaho kumwisanzuraho ndetse binabafungura mu bwonko. Gutoza abana ni byiza cyane kuko naje mfite abana babiri, kuko iyo ngeze mu rugo baravuga bati papa yaje bati tugiye gukina agapira, ubundi hari utuntu baza bakora nk'urusoro mu rugo kubuguza bati tubuguze ugasanga nanje biranejeje nk'abana banje. Nagera ahandi nko mu bandi bagenzi banje nk'ababyeyi abashishikariza uwo muco. Nubwo hari bamwe mu babyeyi bamaze kumva akamaro ko gukina n'abana babo udukino tugiye dutandukanye, ngo hari bamwe mu babyeyi batabyitaho bitwaje imirimo nk'uko bishimangirwa n'Uwingabire Vestina ndetse na Ayishakiye Eric, bamwe mu nshuti z'umuryango bo mu karere ka Musanze. Gusa ngo barushaho kwegera ababyeyi bafite imyumvire nk'iyo kugira ngo babashe kuhinduka. Impungenge baba bafite urebye ni ukwihugiraho bitewe no iwacu ubundi ni ahantu ho mu cyaro bikundira ibintu by'imirimo, bibereye mu mirimo, ibintu byo guhura n'abana ngo bakine bakabiburira umwanya. Igihe nk'umubyeyi aba agenda akazi nko mu gitondo kare kare kuja guhinga agatari kwahira, cyane cyane no kuba nta busobanuro n'akamaro ndetse no kuba yakinisha uwo mwana yaba afite neza. Twabyara ko tubasanga mu miryango yabo batuye, twafasha kubigisha ibyiza byo kwigisha abana bice mu mikino. Ngo ubu buryo bwo gukina n'abana ntibutuma abana basabana n'ababyeyi gusa, ngo ahubwo bunatuma umwana yiga neza binyuze mu mikino, nk'uko bishimangirwa na Ntezirya Emmanuel, umuyobozi wa groupe scolaire Muhurura, ishuri riri mu karere ka Musanze ryatangiye kwigisha abana binyuze mu mikino. Hari icyo biri gutanga kuko umwana ntabwo abazi ko ari no kwiga, abazi ko ari gukina ariko ari kwiga. Nimba uri kumwigisha wenda tuvye nk'amabara ukabikora mu mikino, bakagenda bahuza bamacinga bari gukina, umwana ntabwo azi ko ari kwiga amabara ariko abimenya binyuze mu mikino, bigatanga umusaruro. Nubwo gukina n'abana ngo bibafasha gufunguka mu bwonko bityo bikabafasha no mu myigire yabo, ngo hari abana bashobora gukina imikino ishobora kubashyira mu kaga. Gusa umubyeyi ngo akwiye kubuza umwana imikino nk'iyo atamuhutaje, nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayiranga Theobald. Umwana usanga ari gukina akora ibintu biri bishyira ubuzima bwo mu kaga, hari ururimi ukoresha, hari imvugo ukoresha yo kumubwira ngo ibi ngibi bireke sigaho ni bibi, ariko utahise umuhana mu buryo bushobora gutuma atekereza ibindi. Umwana rero afite uburenganzira bwo kuba yakinisha ibintu byose, ariko se tubimubuza gute? Nicyo gikomeye cyane ababyeyi bakwiye kumenya. Muri rusange ku gahunda yo kwigira mu mikino isa naho imaze gushinga imizi mu marerero ndetse no mu bigo mbonezamikurire, gusa ngo hakiri icyuho ni mu miryango kuko bamwe mu babyeyi batarumva akamaro ko gukina n'abana babo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.